iyobokamana ryakabaye riha abantu icyerekezo, kumva bafite agaciro no kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko si buri gihe rikoreshwa mu buryo bwiza. Natinze reka nguhe ikaze muri iyi nkuru nkubwira ibimenyetso 10 bikwereka ko ushobora kuba uri mu kinyoma gishingiye ku iyobokamana. Ikaze, ndi Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JTM4. Niba utarigeze ukanda subscribe ubikore kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro bitandukanye. Ku mwanya wa mbere, umubwiriza cyangwa se umuvugabutumwa wawe abyaza umusaruro ubwoba bwawe, ikindi akitwaza icyaha mu rwego rwo gutuma ubwoba bwiyongera bikaba igikoresho cyo kukugenzura. Iyobokamana ryiza rikangurira abantu gufata inshingano zo kwisuzuma mu buryo bw'umwuka, ariko hari irindi rikoresha ubwoba bw'abayoboke cyangwa se ibyaha byabo kugira ngo ribone uko rigenzura imyitwarire yabo. Nk'urugero, Pasiteri ashobora kugira ati, ukiva hano urahura n'umudayimoni ukomeye, cyangwa se wari guhura n'umudayimoni ukomeye. Akagira ati, unamuka ugize gushidikanya uzaba uri kwigomeka ku Mana. Cyangwa se akagira ati, ahantu honyine hizewe hari umutekano ni muri iri dini, ahandi uzahurira n'imyuka mibi. Aya mayeri atuma ibyo utekereza byose bishingira ku cyo Pasiteri akubwiye. Urugero, ntabwo ushobora kwimukira ahantu Pasiteri cyangwa se idini ritakubwiye yuko nugerayo uzahabonera umugisha. Ibi ngibi bica intege bikabuza abantu kwitekerereza. Ikindi kimenyetso kiri ku mwanya wa kabiri no gutangira kubuzwa kubaza ibibazo. Iyo ubujijwe kubaza ikibazo kigira kiti kubera iki, cyangwa se bakakubwira ko kubaza ari ikimenyetso cy'intege nke, cyangwa se nubaza uraba wigometse, abantu uzaba uri gusengera uzongera uhatekerezeho. Dore iby'idini rizakubwira. Ntukibaze ku mushumba wimitswe n'Imana. Baba bakubwira ko Imana yamwimitse yabanje kugenzura buri kimwe. Bakakubwira bati, dutambuka mu kwizera ntidutambuka mu kubona. Pasiteri kijya abashatse kuvuga yuko bitari ngombwa kureba cyangwa se kwitegereza, ahubwo ikiri ngombwa ari ukwizera. Abagira ngo ibyo ukora byose ubikorere mu kwizera aho kubikorera mu kwitegereza. Iyobokamana ry'ukuri ryakira ibibazo abayoboke bakunze kwibaza. Iyobokamana ry'ukuri ryubakira ku biganiro, kwiga no gukura mu myemerere, ntabwo ryubakira ku kugira ubwoba bwo kubaza ibibazo. Ntabwo rwose biba bigoye kumenya ko idini usengeramo ari ubutubuzi bwigendera. Iki cya gatatu cyo kirabikugaragariza. Wowe muyoboke uhora ari ufite ikibazo. Iyo ibintu bitagenze neza, no kuvuga wenda nk'iyamasengesho muri gusenga atari gusubizwa, cyangwa se nta bitangaza biri kubaho, cyangwa se ubuzima bukomeje kugorana mu itorero, abavuga butumwa bashinja abayoboke babo, bakavuga ko impamvu ari uko badatanga icya 10 ku gihe cyangwa se icya 10 gihagije. Bakabwira ko impamvu ari uko batizera bihagije cyangwa se batubaha Imana bihagije. Nk'urugero, Pasiteri ati, ntabwo wagize ukwizera guhagije, cyangwa se ati, hari icyaha utihannye. Aya mayeri nayo atuma umuvugabutumwa nta kibazo na kimwe kiba gisigaye ashobora kubazwa ku bintu bitari kugenda neza. Ahubwo aya mayeri agatuma abayoboke bahorana ikimwaro, ubwoba, bakanisonjesha byibura kugira ngo barebe ko bakora ibishoboka byose. Ibi bitandukanye no ku idini rizima ry'ukuri. Ryo ryemera ko ibintu bidahora bigenda neza mu buzima. Ryemera ko umubabaro cyangwa se ibitagenda neza bidaturuka ku gusenga nabi, ahubwo ari kimwe mu bice bigize ubuzima bw'iyi si, bigatuma abayoboke badahora bashinjwa amakosa. Ku mwanya wa kane, hari ikindi kimenyetso. Mu iyobokamana ribi, umuyobozi afatwa nk'Imana. Mu matsinda menshi iyobokamana ry'uburiganya, umuyobozi bari we wibanze cyangwa se ushingirwaho ibintu byose, aho kuba Imana cyangwa se ukuri. Abayobozi bita ko bafite ubushobozi budasanzwe, bahanura kandi bahawe uburyo bworoshye bwo kuvugana n'Imana. Ibi rero bigaragazwa n'uko umuyobozi w'idini atemera ko ashobora gukosa, cyangwa se haramutse habaye nk'ikintu kitari cyiza ntashobora kwemera ko hari uruhare rwe yakigizemo. Ikindi kizabikubwira, uzasanga abayoboke benshi bishingikiriza cyangwa se bagakunda gusubiramo amagambo yavuzwe n'umuyobozi w'idini kurusha gusubiramo amagambo yanditswe mu bitabo bitagatifu. Ugomba kumenya ko abayobozi bo kuri biyobokamana ari abantu nk'abandi, bariyoroshya kandi bemera gukosorwa. Ku mwanya wa gatanu w'ibimenyetso, amafaranga niyo shingiro rya buri kintu. Kimwe mu bimenyetso bikomeye byerekana ko itsinda ry'iyobokamana rishobora kuba riri gukora uburiganya, ni igihe amafaranga ariyo shingiro cyangwa se ashyirwa imbere ya byose. Iyo abayobozi b'itsinda bahora basaba amafaranga cyangwa se b'idini bahora basaba amafaranga, bakayahuza n'ibitangaza cyangwa se imigisha, ni ikimenyetso simusiga. Angaho uzasanga nk'umwigisha nk'urugero agira ati, tanga ituro ryawe uyu munsi ubone umugisha wihuse ukubye inshuro 10. Akakubwira ati, biba imbuto aka kanya, cyangwa se uburi ibitangaza by'Imana. Arihanukira akagira ati, cya 10 n'itegeko, utagitanga bari kwiba Imana. Ibi ni uburyo bwo gutera abantu ubwoba no kubashishikariza kugira icyo batanga hakiri kare. Ni nka kwa kundi bavuga ngo ibitinze birapfa. Aba bayobozi uzasanga baba ahantu heza cyangwa se hahenze, bagenda mu modoka zihenze, mu gihe abayoboke babo basanzwe bashishikarizwa gutanga n'ibirenze ubushobozi bwabo. Abayobozi bo kuri biyobokamana baba bafite ubuzima bworoheje kandi ntibahuza ubukire no gukiranuka cyangwa se n'ubutagatifu. Ku mwanya wa gatandatu w'ibimenyetso simusiga, bene iryo dini rigusaba guhagarika imibanire n'abandi bantu mudahuje imyemerere.
Ikintu ugomba kumenya ni iki ngiki: idini ry'uburiganya rihora ribiba amagambo abiri. Irya mbere twebwe, irya kabiri bo. Bati twebwe dutandukanye nabo. Ririhandagaza rigasaba abayoboke baryo guhagarika imibanire hagati yabo n'inshuti zabo cyangwa se imiryango yabo. Bafa kuba batari mu itsinda ryo gusengeramo rimwe. Urugero nk'umuvugabutumwa akihandagaza akagira ati muri iyi si yuzuye uburiganya nitwe dufite ukuri. Ako kanya utavuye aho ngaho ugomba guta wibaza ubushakashatsi yakoze uko bungana kugira ngo ibyo ngibyo avuze bibe ukuri. Ajya kure rwose akakubwira ati ntukamarane igihe n'imiryango yawe cyangwa se inshuti zawe zitizera kuko zizagushuka. Aya mayeri yakoreshejwe ahagarika imitekerereze y'abayoboke iturutse hanze, ahagarika n'umubano w'abayoboke baryo n'abandi bantu. Ibi rero biba byoroshye cyane kubagenzura cyangwa se kubagiraho controle, maze pasiteri cyangwa se undi muvugabutumwa akabakoza icyo ashaka. Abayoboke batangira kubaho ubuzima bushingiye ku idini gusa, bikababuza kubona ibitekerezo bitandukanye biturutse hirya no hino kandi bishobora kuba byabagirira umumaro. Ku mwanya wa 7, iryo dini ritubura abayoboke ribabuza kubona amakuru. Amatsinda yo gusengeramo y'uburiganya akora uko ashoboye kugira ngo agenzure cyangwa se akontorore amakuru babona. Bababuza gusoma ibitabo, kureba ibitangazamakuru cyangwa se bakababuza kujya mu yandi matsinda y'iyobokamana. Bigaragazwa no kuba umuvugabutumwa abwira abayoboke be ko igitabo runaka ari icya Satani cyangwa se ari icya dayimoni. Akenshi bazikuramutse ugisomye gishobora gutuma usobanukirwa. Umuvugabutumwa ajya kure cyangwa se akitora agashishikariza abayoboke gutwika ibitabo, imiziki cyangwa se ibindi bintu bitanga amakuru runaka. Iki gihe uzasanga umuyoboke asaba uruhushya mbere yo gusoma igitabo runaka, akabanza kubaza pasiteri niba ari byo. Ibi ngibi bituma abantu baguma mu mwijima w'ubumenyi, bikababuza gukura mu buryo bw'umwuka. Icyo gihe bikorohera pasiteri cyangwa se undi mwigisha kubayobora buhumyi. Ikindi kimenyetso kiri ku mwanya wa 8, uragera ukumva mu buryo bw'umwuka n'imitekerereze yawe urananiwe cyangwa se urarambiwe. Ubundi ubuzima bw'umwuka n'imyemerere muri rusange bukwiye gutuma umuntu agira amahoro. Ariko niba wumva unaniwe cyangwa se ufite ubwoba, ikindi wumva wishinja ibyaha igihe cyose, ukumva muri wowe ntacyo umaze, ukumva mu buryo bw'umwuka ntunyuzwe icyo wakora icyo aricyo cyose, bantu utekereze neza ku idini cyangwa se itorero urimo. Ibi bigaragazwa n'iki rero? Bigaragazwa no kubwirwa yuko kubabara ari ikimenyetso cy'ubutagatifu kandi ko Imana ibishaka. Ikindi kandi nubwo nta kuba utagira, muri wowe wumva utarakora ibihagije ukicira urubanza. Ku mwanya wa 9 w'ibimenyetso by'ubutubuzi mu madini no guhabwa isezerano rikomeye ritagerwaho. Amatsinda asenga y'uburiganya akunda gutanga amasezerano akomeye. N'amasezerano akomeye arimo nko gukira indwara by'ako kanya, kubona amafaranga menshi bidatinze, kubona umugabo cyangwa se umugore cyangwa se gutsinda ibibazo byose ufite mu buzima. Kubibasezeranya bitazaba si ikibazo. Ikibazo nuko iyo bitabaye bashinja abayoboke babo. Ibi ngibi bituma abantu bahora bagerageza gukora byinshi kugira ngo bagere ku kintu kitazigera kigerwaho. Ubundi umuntu uzi ubwenge mu bijyanye n'imyizerere azi ko itorero cyangwa se idini rizima rituma abantu bahinduka mu mitima, ntabwo itorero cyangwa se idini rikora ibitangaza mu bukungu. Gusenga biramutse bitanga serivisi cyangwa se ibicuruzwa by'agaciro, ntabwo byo bari gusangira hagati y'abakirisitu ukuri guhari mu byanditswe byera cyangwa se bitagatifu. Ku mwanya wa 10 hari ukumva ufite ubwoba bwo guhagarika gusenga. Ikimenyetso gikomeye ni iki: niba wumva ufite ubwoba bwo kuva mu idini cyangwa se itorero nubwo wifuza kugenda. Niba wumva ufite ubwoba wibaza aho wajya cyangwa se wumva utabasha kuvuga ibitekerezo byawe, ushobora kuba uri mu itsinda ry'abasenga ribi. Iyobokamana ryiza ritanga amahoro nubwo haba hari ibibazo. Niba wumva iyobokamana ryawe rikubangamiye aho kugira umumaro, ufite uburenganzira bwo gusubiza amaso inyuma no gushaka ubundi buryo. Nsoze reka nkubwire ko ufite uburenganzira bwo kugira iyobokamana ryiza. Nta yobokamana rikwiye kugusaba gutanga amafaranga yawe, kwigomwa imiryango yawe n'inshuti zawe cyangwa se kwigomwa ibitekerezo byawe kugira ngo uryemere. Iyobokamana ry'ukuri ritanga urukundo, ukuri, ubwisanzure no gukora mu buryo bw'umwuka. Niba hari ibimenyetso wumva bihuye n'ibyo navuze haruguru, nturi wenyine kandi si wowe ufite ikibazo. Hari abandi benshi bavuye mu madini iyobokamana mabi bakagera ku nzira nziza zo kwizera cyangwa se kwisobanukirwa ubwabo. Ufite uburenganzira bwo kubaza ibibazo kandi kirenzeho ufite uburenganzira bwo kugenda. Nari Jean Dutito Tumukunde, iyi ni JTM4. Buri gihe tukubwira byinshi ukwiye kumenya. Wakoze cyane kandi subscribe niba utarigeze ubikora, n'ibindi biganiro by'ubutaha bizajya bikugeraho.